nimuze bo baramwemeye kuma mu mashi. Ese uwo muntu utabara bari mu bibazo, ese uwo muntu uduhuza tugakundana, ese uwo muntu ukiza abo bose barose, ese uwo akoze ibitangaza kanani, ariko ninde uzaramwemera. Utari wemera Yesu Kristo ategereje iki? Uwiringiye iki? Amazina kuko n'abageni T Benjamin, kandi ndumwa no Kamonyi ranchi ibaryohere, n'abatarabona muhumure, Yesu aragabura. Hari uwawe yakumviza indirimbo akumva adashaka no kurya kuko Yesu aragabura. DJ Nshuti Nshuti, yitwa Yesu, n'umukiza n'umurinzi, tawakanga ndi kumwe nawe, n'umurinzi nshuti zanjye. Mfite inshuti yitwa Yesu, n'umukiza n'umurinzi, tawakanga ndi kumwe nawe, n'umurinzi nshuti zanjye. Nisanze ntazi data, Yesu ambera data, buri kimwe nifuzaga Yesu yarakimpaye. Bene data mwumvirize, inshuti nka Yesu ntawe twayikura, ntaho. Nisanze ntazi data, Yesu ambera data, buri kimwe nifuzaga Yesu yarakimpaye. Bene data mwumvirize, inshuti nka Yesu ntawe